Yesu ashimwe mwebwe akurikiye muri wowe TV muri kumwe nanjye NGD. Nanjye kubasuhuza mu izina rya Yesu duhurira kuri uyu muyoboro wa muri wowe TV. Uko twabisezeranye rero, reka dutangire dusenga Imana, hanyuma dusome ijambo ry'Imana muri Bibiliya yera duhereye. Mana, turagushimiye kuri Imana igira neza, tugushimiye urukundo rwawe n'imbabazi utugirira, tugushimiye gukomera kwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye uyu mwanya nanone uduhaye wo gusoma ijambo ryawe ryera. Umwuka wawe wera yururuka bane natwe, kandi buri wese abe mu ruhande rwe, utuyobore. Mwami Imana, ukomeze kudushyigikira muri byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Yesu tubisabye, amen. Itangiriro igice cya 38. Yuda abyara Peresi kuri Tamari umukazana we. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se aramanuka, acumbika ku munyadulamu witwaga Hila. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa umunyakanani, aramujyana aramurongora. Asama inda, abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda, ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shela. Yuda ubwo yamubyaraga yari Ikezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica. Yuda abwira Onani ati, hungura muka mwene so nk'uko bikwiriye umugabo wabo, ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazaba uwe, nuko aryamanye na muka mwene se, ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka, nawe aramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati, guma mu nzu ya so uri umupfakazi, ugezeho umwana wanjye Shela azakurira. Kuko yibwiraga ati, nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera, arazamuka ajya i Timuna, aho abagaragu be bakemuriraga intama ze, we n'inshuti ye Hila umunyadulamu. Babwira Tamari bati, sobukwe arazamutse ajya i Timuna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura. Yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira ijya i Timuna, kuko yabonye Shela amaze gukura, ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yari yitwikiriye mu maso, atambikira aho ari iruhande rw'inzira, aramubwira ati, ndakwinginze turyamane, kuko yari atabizi ko ari umukazana we. Aramubaza ati, nituryamana urampa igisasuro ki? Aramusubiza ati, ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati, urampa ingwate kugeza aho uzawoherereza? Nawe aramubaza ati, ndaguha ngwate ki? Aramusubiza ati, impeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha, bararyamana, amutwika inda. Arahaguruka aragenda, yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa munyadulamu inshuti ye,
ngo uwo mugore amusubize za ngwate, aramubura. Abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati, Marayi wo ari he? Wari Enayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati, nta maraya waraha. Asubiraho Yuda ari, aramubwira ati, ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya wari uhari. Yuda aramusubiza ati, nabyijyanire, twe gukorwa n'isoni. Dore nohereje uyu mwana w'ihene, maze uramubura. Hashize amezi nk'atatu, babwira Yuda bati, Tamari umukazana wawe yarasambanye, kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati, mumusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati, nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati, ndakwinginze menya nyiri ibi. Impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye ati, andushije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shela umwana wanjye, ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nuko mwiramukwa rye impanga zari mu nda ye. Akiramukwa umwe hahinguka igikonjo cye. Umubyaza aragifata, ahambiraho urudodo rutukura, ati, uyu ni we mfura. Ashubijeyo igikonjo cye, uwari inyuma aravuka. Umubyaza aravuga ati, dore uko asubiye uku, gusatura kwawe kukubeho. Nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka, wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo, bamwita Zera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mana Data twese wo mu ijuru, turagushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye ineza n'urukundo tugirira, tugushimiye ubuntu bwawe, kandi turagushimiye umwanya wose tumaze dusoma ijambo ryawe ryera. Wakoze kubana natwe, kandi Mwami Imana, ubwami bwawe bwamamare mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, ukomeze kubana na buri wese, kandi umwuka wawe wera akomeze kuba kuri buri wese, kugeza igihe tuzongera gusubirira. Mwami, ukomeze turindishe amaboko yawe akomeye. Dusabye Imana Data wa twese, mu izina rya Yesu Kristo umwami kandi umukiza wacu. Amen.